turanyuzwe gusa hari umuntu uri muri sale hano wambaye ibyera twabonye tumuniganya ijambo ntitwazabikira mutwemerere tumuhe umunota umwe. Thank you so much. Mu buzima bwanjye kuva nabaho ngeze amahirwe yo guhura namwe Apostle, ubundi nakubonaga muri church nk'abandi no kuri televiziyo cyangwa kuri YouTube. Njyewe nitwa Julius Chita William Gilles Niyitegeka. Mbere na mbere nagira ngo sabe abari hano tubanze tugukomera amashyi ku bikorwa bikomeje gukora by'indashyikirwa haba hano mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Nagiye mbikurikira mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye kandi mwagize impact ikomeye cyane. Ngira ngo mwanabisobanuye by'umwihariko umubyeyi, umugore, umukobwa, umukecuru aragushimira. Icya mbere no gushimira, ariko ndaboneraho nanone mbaze muri igiterane cyo muri 2023 All Women Together Conference 2023. Bamwe mu bakitabiriye harimo Madame First Lady w'u Rwanda, muranamutungura mu mukorera ibirori, n'umuntu ushyigikira iyi conference yanyu n'abandi bayobozi, cyane cyane ko noneho kuri iyi nshuro yabaye international cyangwa se mwashyize ku rwego mpuzamahanga. First Lady avuze iki ku mutima wa Apostle Mignone n'uruhare rwe wenda muri ibi biterane mutegura? Ikindi ndakibariza yuko muri n'umwe mu bayobozi cyangwa se abategura Rwanda Shima Imana igiye kuba ku nshuro ya 32 dushima ko Imana yahaye u Rwanda byinshi bitandukanye, buri wese afite ubwe buhamya. Ngira ngo iyi nsanganyamatsiko from victims to champions ntekereza yuko wenda izakomerezaho kuko igiterane All Women Together izavana muri BK Arena dukomeza muri Stade Amahoro. Mumbwire niba koko tuzakomeza from victims to champions cyangwa se muri Rwanda Shima Imana wenda tuzaba turi muri champions, ko Imana yaduhaye Kristo, ko Imana yaduhaye amahoro n'ubu bwiza bwose bw'ibyo twagezeho bishobora kuba ubuhamya bwa buri wese. Thank you. Ihe Radio Mucyo, Sun TV muririmbira Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Murimbira Uwiteka. Yego, hari umuntu bacanye amatoroshi, nawe wabikora. Tugira ibiganza gutya twese, wacana itoroshi yawe nawe, telefone yawe, ko Imana yazanye urumuri mu gihugu cyacu. That's prophetic. Murimbira Uwiteka indirimbo nshya. Hallelujah. Imana tuzaniye umucyo mu gihugu cyacu. Hallelujah. Yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo ku mpera z'isi bose
yatugiriye ubuntu yaradukunze. Haleluya. Banyarwanda mwe mwese, Banyarwanda mwe mwese, muhaguruke turirimbe, dore turi kumwe hano twese ntabwo muri mwenyine. So turi kumwe rero, twaganiriye nabo turi kumwe hano, twatumiye benshi, harimo n'abakiri mu nzira, ariko abari hano ni beza barahagije. Turi kumwe n'Isibo TV, turi kumwe na Radio Huguka, turi kumwe na Nkunda Gospel, Life Radio, Museke Radio, All Paradise TV, Inyarwanda, Agape TV, The New Times, Max TV, Igihe, Radio Mucyo, Sun TV, Shingiro, Paradise na Flash FM. Hari n'abandi bari mu nzira, ni abacu, turasanganywe. Twaganiriye umurongo turi bugendereho muri iki kiganiro. Twababwiye ko dufite iminota 30, iminota mikeya, hanyuma nyuma yaho gahunda zanyu zibakundiye tunejejwe no kubana namwe, kandi n'iby'igiciro. Ibyo ari byo byose tuba duhurira muri secteurs zitandukanye, harimo abo tuba twaragiye dukorana mu bihe bitandukanye. Imana ibaha umugisha. Kandi rero ni Noble Family Church ndetse n'umuryango wa Women Foundation. Tukaba tumaze imyaka itari mikeya turi dukorera hano mu Rwanda. Kuva mu 2006 tujya tuvuga ko twebwe turi mu bantu batangiye gukora umurimo w'Imana. Umuntu abasha kujya ku murenge, hanyuma wakorana n'umurenge neza, umurenge ukagukurikirana, ugakora on a daily basis, ufite supervision y'umurenge. Kubw'ubuntu bw'Imana turi mu bantu bakoze tuzamuka tukajya kuri district, tukabasha gukorera ku cyemezo wenda cy'agateganyo, bakabakurikirana icyo gihe cyose. Hanyuma ndibuka ko ari igihe statut twabaga tudafite abanoteri ahantu hatandukanye. Statut yajyaga muri minijiste, yabaga bikomera kugira ngo uzabone noteri wa minijiste, yabaga ari umwe. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana icyo gihe turakomeza, hanyuma tugakora aho turi. Ndibuka ko twatangiye ahantu bita kuri La Gardienne, ariko muri icyo gihe ndibuka ko mu gace umurenge wa Gikondo, muri Gikondo cyose byagase bisa nkaho byegereye Nyarugenge. Hanyuma ntitwatinze tuba twinjiye muri Gasabo. Iyo myaka yose rero twe dukorera muri Gasabo. Dukora muri Gasabo, twakoreye mu Myembe, twakoreye muri za Kimicanga, twakoreye mu bice bitandukanye bya Gasabo, dukora umurimo w'Imana, ariko dukorana na community. Cyane cyane abantu bagiye batumenya ku gikorwa cya Thanksgiving cyo gushima Imana, utuvuga ngo gushima tubigira umucyo, aho twagombaga gukora ibikorwa bijya ahantu hatandukanye mu baturage. Rero Noble Family Church yaje gutangira nyuma ho gatoya nk'itorero, hanyuma tukagenda tujya muri compliance n'ibyo igihugu kidusaba, kandi compliance nk'uko zagiye zikomeza tugenda tuyadjustinga nk'uko compliance zigenda ziza umunsi ku munsi. Rero nka Noble Family Church turabakiriye, ndetse n'umuryango wa Women Foundation Ministries. Murakoze cyane. Mushumba, twagira ngo mutwemerere noneho twakire ibibazo. Twibutse ko uwo duha ijambo hari uvuga amazina ye, ikinyamakuru akorera, hanyuma turashe ku ntego kugira ngo twese tuze kubona umwanya. Yego, hari ubanje hano hirwe akabaza ikibazo. Murakoze, yari amaze kubivuga, ariko ni ibyo ngibyo nagira ngo mube nk'abatumara amatsiko cyangwa watubwira mu ncamake ibyo twabitegaho. Nabonye benshi ari abanyamahanga, muranatubwira wenda n'impamvu mwahisemo gutumira abo mu mahanga cyane. Ikindi ni igitekerezo gito, hari abashobora kutazabasha wenda kugera hano bizabera, hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo n'abari hirya no hino mu gihugu no mu mahanga babikurikira. Byaba ari ikintu cyiza, ndetse hagashyirwaho n'uburyo bashobora no gutanga ibitekerezo cyangwa nabo kugira uruhare muri ibi biterane, ndetse nabo bagahabwa n'umwanya nubwo baba bari hanze hifashishijwe ikoranabuhanga. Ntekereza ko cyo ari ikintu cyiza. Murakoze. Murakoze cyane. Mbanjirije ko icyo uvuze ngo icyatumye twibanda ku banyamahanga,
ku bantu badukurikira muri iri torero ndumva mujya mubibona ko twakira abashumba batandukanye bo mu Rwanda. Mujya mubibona kandi tutavuze ngo idini runaka, turashimira Imana ku bwa collaboration y'amatorero atandukanye uburyo baza bakubaka. Rero tuba tumaze umwaka turi kumva ba bandi bacu duhorana ukurikije experience bafite, turabyemera cyane kuko tuba twumva ari nk'ibidomoro twatiye tukavuga duti hano mu Banglikani baradufasha, muri Pentecote ADPR n'ahandi baraza kudufasha, muri evangelical churches n'ahandi hose, ndetse nanjye mfatanyije nabo. Ariko impamvu twagiye dutumira bariya bantu mubona mwabonye twatumiye, reka mbere kuri Dr. Bill Winston. Buriya reka mbabwire, Bibiliya ivuga ngo iyo ugendanye n'abanyabwenge uba umunyabwenge, niko Bibiliya ivuga. Si ukuvuga ngo bafite ibintu wenda byose ku buryo twe ntabyo dufite, ariko imyaka baba bamaze mu murimo. Iyo ubonye umuntu ashobora kumara imyaka 70 cyangwa se imyaka 50 ari muri ministry fully, kandi noneho nibyo yagezeho ukabona yashoboye kuba umuntu wa growinze ariko ntagire ikibazo, haba mu rwego uburyo akorana n'Imana, mu buryo buri gouvernemental, ugasanga afite onction iri gouvernemental mu bihugu ahari, ahafite ubuhamya, kugeza kuri bya bintu byose mubona twebwe tugenda dusabwa ubu, bigasa nkaho ari challenges ku bantu turi kumwe, ariko nanone ugasanga ibindi bihugu nabyo byarabiciyemo, ahubwo babyitwaramo neza, ahubwo baragrowinga kurushaho, sibyo? Murabyumva rero ukabiti ni gute ushobora kuba wagira icyo wigira ku muntu nk'uwo. Rero tuba dufite abantu twagiye twumva bitwa ba Kenneth Hagin, abitwa ba Billy Graham, so abantu nka ba Dr. Bill Winston n'abandi ba generals bahari, ariko basa nkaho bari gukora mu gihe cyabo, amen, cyo gukura, ariko dukeneye ko kubwenge cyangwa ibyo bungutse muri ministry babiduha. Mubu ngo bafite nka business, afite business ministry, kuko ngo afite ministry ariko n'abantu training kuba aba business men and business women. Ni uburyo yagezeho buvuga ati nta mukristo nshobora kuyobora bakene ajye mu ijuru ariko atera imbere, tunabafashe uburyo bashobora kwihugura n'uburyo bw'iterambere. Rero umuntu nk'uwo yigisha ku kwizera cyane, faith. Rero we need to hear from them. Ngo dufite Pastor Matthew Ashimolo, umugabo w'Imana wagiye mu Bwongereza, uyu munsi ufite mega church iri ku mahegitari angahe mu Bwongereza, wavuye muri Nigeria mu gihe cyambere, mu ba pioneers, mu bantu bavuye muri Nigeria, wakoreye mu gihe kimwe na ba Bishop Oyedepo n'abandi bose, ariko wagiye yibuka mu myaka ya mbere yakoreye muri Foursquare, ariko noneho aragrowing atangira minsi kera cyane mu Bwongereza. Gukorera mu Bwongereza ni igihugu kiri structured, Ubwongereza ni igihugu gifite structure, ni igihugu gifite umurongo. Ukabasha gukora mu Bwongereza imyaka yose, ukabasha kugira church growing kuriya mu Bwongereza, ukaba televangelist, ukabasha kwigisha abantu bagahinduka bakavamo abantu bazima, ukabasha kwinspire abantu bakaba mu bantu twebwe twirwa twifuza, ariko bararezwe n'uwo muntu bakavamo abantu bakomeye. Dukeneye kwiga ku byo bijyanye no kwizera, ariko no kwigira ku muntu ufite aho yageze. Rero nibaza yuko ariyo mpamvu dutumira abantu nk'abo, kuko cyane cyane natwe twumva ariho turi kugana, ariho tujya, ariko ahantu twumva tutarashika, tukumva ko aribyo twakwiga, twumve ko aribyo twaba tubuze kugira ngo dukomeze gukura. Dufite Dr. Cindy Trim, yabaye umuseneta, ariko ni umuvugabutumwa, ni umushumba, ni umudamu wakomeje guhagarara muri ministry ntiya compromisinga, nta madega, ukabona umuntu arakomeje mu murimo w'Imana. Ubu barimo. Dufite Pastor Funke, Bishop Funke wo muri Nigeria, ni umuntu wigisha cyane ku miryango, cyane umudamu udasanzwe wigisha ku miryango, wigisha abagore bateye imbere ukuntu bashobora kuguma ari abagore batari mu birere, bagahagarara neza kandi bagakomeza bagatera imbere. Dufite Pastor Okonko n'umugore we Mildred Okonko, ndumva abantu babizi ko bakunze kwigisha ku bintu byo kudatinga, dates, abantu bashaka kumenya bya bindi navugaga by'ama red flags, pre-marriage n'ibindi byose, don't miss. Abo ni abantu bari gufasha abantu ku isi kandi abantu bagahinduka. Rero ni investment, ariko tuba tuzi yuko ntabwo ari ubusa, kuko nihagira umuntu ubasha kubyumva, nzi ko uwo muntu haba muri ministry ye, haba muri church ye, haba mu rugo rwe, afite icyo azahindura nawe mu mikorere. Rero twanze kuba abagugu, iyo tuzanye abantu nk'abo ntabwo tuba tubazanye forasi, tuba tubazanye kuri twese. Niyo mpamvu dutumira abantu bose, dutumira abashumba, dutumira amatorero, mwohereza abakristo, kuko kuza kumva ibi, iyo wumvise umuntu, iyo ugumanye umukristo wize, arakorohera kuyobora.
nicyo kintu numva nabwira n'abashumba. Nta kintu cyiza nko kugira abakristo bakura ukabona urababwira bakumva vuba bafite exposure. Iyo uri umushumba rero udaha amahugurwa abakristo uyoboye bigera aho mwese mukisanga muri mu cyobo kimwe. Rero numvaga nakwincouraginga abashumba, inshuti, abantu batandukanye, no même pas ma churches, ibigo bitandukanye, kuko ibi ntabwo ari iby'abakristo gusa, harimo n'inyigisho zifasha ibigo bitandukanye. Don't miss muri iyi conference. Imana ibahe umugisha. Sinzi akandi kantu ka nyuma kancitse, ariko bino bintu ubanza yewe rwose mwantunguye ibintu mwambajije, ariko nagerageje. Mushumba ni ukuri turanyuzwe, gusa hari umuntu uri muri sale hano wambaye ibyera twabonye tumuniganya ijambo ntitwazabikira, mutwemerere tumuhe umunota umwe. Thank you so much. Mu buzima bwanjye kuva nabaho ngeze amahirwe yo guhura namwe Apostle. Ubundi nakubonaga muri church nk'abandi no kuri televiziyo cyangwa kuri YouTube. Njyewe nitwa Julius Chita William Gilles Niyitegeka. Mbere na mbere nagira ngo sabe abari hano tubanze tugukomera amashyi ku bikorwa mukomeje gukora by'indashyikirwa, haba hano mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Nagiye mbikurikira mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, kandi mwagize impact ikomeye cyane. Ngira ngo mwanabisobanuye, by'umwihariko umubyeyi, umugore, umukobwa, umukecuru aragushimira. Icya mbere ni ugushimira, ariko ndaboneraho nanone mbaze muri igiterane cyo muri 2023 All Women Together Conference 2023. Bamwe mu bakitabiriye harimo Madame First Lady w'u Rwanda, muranamutungura mu mukorera ibirori. N'umuntu ushyigikira iyi conference yanyu n'abandi bayobozi, cyane cyane ko noneho kuri iyi nshuro yabaye international cyangwa se mwashyize ku rwego mpuzamahanga. First Lady avuze iki ku mutima wa Apostle Mignone n'uruhare rwe wenda muri ibi biterane mutegura? Ikindi ndakibariza yuko muri n'umwe mu bayobozi cyangwa se abategura Rwanda Shima Imana igiye kuba ku nshuro ya 32 dushima ko Imana yahaye u Rwanda byinshi bitandukanye, buri wese afite ubwe buhamya. Ngira ngo iyi nsanganyamatsiko from victims to champions, ntekereza yuko wenda izakomerezaho, kuko igiterane All Women Together izavana muri BK Arena dukomeza muri Stade Amahoro. Mumbwire niba koko tuzakomeza from victims to champions, cyangwa se muri Rwanda Shima Imana wenda tuzaba turi muri champions, ko Imana yaduhaye Kristo, ko Imana yaduhaye amahoro n'ubu bwiza bwose bw'ibyo twagezeho bishobora kuba ubuhamya bwa buri wese. Thank you. Murakoze Chita. Ega buriya tuba tubemera kandi tubakunda aho muri hose. Nukuri rero umbajije ibintu byiza, binakomeye ariko binanoroshe, kuko iyo uvuga ibikurimo biranorohamo. Navuga ko mu mwaka wa 2023 navuga ko twagiriwe ubuntu, twahawe umugisha, tugasurwa na nyakubahwa First Lady. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu twumvaga tumenyereye cyangwa se twumva ko byakabaye ku bwacu. Ndibaza ko mwakurikiye speech twagiye tuvuga. Mu by'ukuri twumvise, ntabwo twari tubizi imyaka yose iki giterane cyari gihari, kibera mu gihugu cy'u Rwanda, kirimo abagore b'abanyarwandakazi. Mu by'ukuri navuga ko kiretse umuntu wese, umugore wese waba uri muri iki gihugu cyangwa se n'ahandi wenda muri iki gihugu muri rusange, so umukobwa ndetse n'abanyarwanda bose, nta kintu cyiza, reka mbivuge neza, no kumva mama yaje. Niko umwana abonye mama yaje, sinzi ko mubyumva, uba over excited, kubera ko suko uba utazi ko agukunda, suko uba utazi ko ahari, ariko noneho presence ye ni ikintu, ni nk'aho ijuru riba rikubwiye ngo ndi kumwe nawe, ni nk'aho Imana iba yongeye kuguha imbaraga, ni nk'aho Imana iba yongeye kugusubizamo imbaraga no mu bugingo, si byose. Rero niyo mpamvu mwabonye biriya byishimo ko twari tumeze. Hanyuma urambajije ngo icyo avuze ku buzima bwanjye, reka mvuge wenda icyo yabavuze ku buzima bwanjye n'abandi banyarwandakazi. Mu by'ukuri navuga ko uretse kuba atubereye umubyeyi uturi imbere, kuko she's a mother,
of this nation. Kandi ni ukuri kuba dufite leadership nziza, dufite umuyobozi mwiza, ni uko haba hari imbaraga ziri inyuma zituma bwa buyobozi burushaho kuba bwiza. Uyu munsi iyo tuvuga u Rwanda ruvuye mu myaka 32, reka mvuge na mbere kuko byarabanje birategurwa na rwa Rwanda rubasha kubaho. Nkeka ko iyo myaka yose ahagaranye n'umuyobozi w'igihugu cyacu, ni uko uyu munsi twavuga ngo ni ibyirato cyangwa se ni imbaraga zihishe, ntabwo ni ukuboko kw'iburyo guhisha ahantu, ariko gutuma ibintu tubona dushima birushaho kuba byiza. Ibyo tubikomeye amashyi. Hanyuma ikindi nanone tuvuye muri iyo cadre tukajya ku buyobozi bwe ubwe, dukurikije umurimo akora, tureba buri munsi umurimo bakora wo gukomeza imiryango, gukomeza urubyiruko, gukomeza cyane cyane umwana w'umukobwa, akajya hepfo akajya ku mwana w'umukobwa, kuko azi yuko umukobwa azaba umubyeyi. Akavuga ati wenda kugira ngo duhere ku babyeyi, reka duhere hasi kugira ngo ya mbuto itabora ibashe gukomeza muri wa mwana w'umukobwa, ibashe gukomeza azaba umubyeyi mwiza, bikarenga abakobwa bikajya mu rubyiruko. Uyu munsi nta muntu udashobora kutabona impact nyakubahwa First Lady afite. Nibaza ko iyo impact mu buryo buri direct cyangwa se buri indirect, natwe nk'umubiri wa Kristo, kuko turi abanyarwanda, kuko turi mu gihugu, kandi natwe turi ababeneficiaire cyangwa se natwe mu bantu bahagaze muri iki gihugu, twavuga ko ubwo buyobozi bwe yaba hafi cyangwa se yaba kure buratuhindura kandi bugatuma turushaho gukora neza. Uyu munsi navuga ko natwe turi mu mbuto z'abantu bagenda bamwigiraho kandi tukabona ibyo dukora bicamo neza. Turabishimira Imana. Handi nanone kuri Rwanda shima Imana, iyo tuvuga from victims to champions, nta nubwo tuba tukiri aba victim, ariko nuko tuba tuzi yuko hari n'abandi bashobora kutuzamo bagifite bwa bu victim. For example, no gutera imbere ukabigeraho. Naje gusanga ko umuntu ashobora no gutera imbere akagera kure, ariko muri bya terambere rimaze gufata ugasanga n'iterambere naryo rikubereye ubu victim utabaye maso. Utabaye maso ugasanga naryo rikubereye ukundi kuntu. Ariko nitujya muri Rwanda shima Imana, ngira ngo mfate uyu mwanya nk'umwe muri coordination cyangwa se nk'umwe muri komite ya Rwanda shima Imana, nka vice chair wa Rwanda shima Imana, yifuzaga kugira ngo ntumire abantu bose bari kunkurikira hirya no hino. Rwanda shima Imana imeze neza cyane. Tuzava mu giterane abagore twese hamwe, duhite twinjira muri stade Amahoro tujye muri Rwanda shima Imana. Rwanda shima Imana nayita, ntabwo navuga ngo from victims, ahubwo Rwanda shima Imana navuga ngo tuzadushima Imana kuri iyi myaka 32 tumaze muri iki gihugu. Twabonye Imana itugirira neza, twabonye Imana ihindura ubuzima bw'abanyarwanda n'ubuzima bw'abakristo, twabonye itorero rya Kristo rikomeza gukomeza muri iki gihugu, twabonye ubuntu bw'Imana. Ariko ntitwareka kudashimira Imana ku mutekano, ku mahoro, ku byishimo, ku mudendezo, ibyo byose. Rero iyo duhuye nk'abanyarwanda, ntabwo duhura gusa nka one church, duhura nka all churches, amatorero yose, ariko tugahura nk'abanyarwanda bose tuza gushima Imana, tuvuga ngo numara kurya ugahaga, uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cy'uburetwa, ikagukura mu nzu ya Farawo, ikakugira neza. Aha babona numara kurya ugahaga. Hari igihe abantu barya ntibahage, ariko tuvuze ukuri, ngiye mbona twarahazi bakunda, mbona tutarahazi. Amen. Buriya ntabwo wahaguruka mu gihe muri outreach gufasha abandi utarahazeho. Ni ukuri Imana yakoze ibitangaza byinshi bikomeye ku byo twahura tukavuga ngo mu Rwanda dufite Imana. Imana ibaho umugisha. Ni tariki 16 saa 8 tuzava mu matorero. Ufite ahantu usengera mukunze gukora amateraniro arenga saa 8, uzabwire pastor rwose mu bipange birangire mbere mu bwuti bwose. Gahunda ni saa 8 kuri stade Amahoro. Turaba turi muri Rwanda shima Imana nk'abanyarwanda twese, nk'itorero rya Kristo twese. Murakoze cyane. Twamwongera amashyi umushumba mbere ko tugana ku musozo.